Ndagushimiye wowe wandika komanteri zawe, nawe ndagushimiye. Gushimire wowe ufata akanya ugakora sheya ku kiganiro, ukacyohereza abavandimwe, ukacyohereza inshuti, nawe ndagushimiye. Ndagushimiye wowe ukora ku cyo bita akazogera, tugahita tubona notification yawe, nawe ndagushimiye. Ndagushimiye wowe ukora ku cyo bita subscribe, ugakora subscribe, ndagushimiye. Ngushimire by'umwihariko wowe ufata umwanya ukareba video yose, video ikarangira ukumva icyigisho kigitangira ukanagisoza. Buriya kimwe mu bintu Imana ikunda n'abantu baza mu materaniro bagatangira iteraniro ariko bakanarisoza. Tugira abakristo benshi rimwe na rimwe kubera n'ubuzima butugora, akaza mu iteraniro yakererewe, akanasohoka anazindutse, akagenda mbere y'abandi. Reka nkubwire ko hari marayika uza gutwara raporo y'abantu bazindutse mu iteraniro, hakaza na marayika uza gutwara raporo y'uko iteraniro ryasojwe. Iyo rero marayika aje agasanga ntuhari, afata raporo y'aba bantu bazindutse, hanyuma akagaruka gutwara raporo y'abarangije iteraniro. Ibaze ntiwazindutse nanone ugiye iteraniro ridashojwe, biba bivuze ko uba wakoreye nyuma ya zeru. Marayika wa mbere ntiyagutwaye raporo, nta raporo yawe ntiyayijyanye, na marayika wa kabiri asanze udahari, birutwa nuko wari kuguma mu rugo. Ibi mbivugiye iki? Iyo umuntu afashe umwanya wo kureba ikiganiro akabipa kumva ijambo ry'Imana gato cyane, agahita yifungira, agahita akorozinga, birutwa nuko wenda utari kucyumva. Kubera iki? Iyo ufashe umwanya urambuye ukumva icyigisho, nibwo uza kuryoherwa, cyangwa se hari igihe message yawe ibiri inyuma. Ndabasabye kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginze abakunda Bigerezo TV, nimuzajya mwumva cyangwa munareba icyigisho mujye mukirangiza, Yesu azajya abaha umugisha. Reka rero dutangire dusenga Imana, twumve n'ijambo ry'Imana. Ariko tutarasenga, reka suhuze, fasha umwanya wo gusuhuza kugira ngo rwose pe hari abantu mba nkumbuye. Ndasuhuza abantu bari mu ntara ya 6 yitwa diaspora, abari muri Amerika, Asia, Oceania ndetse n'umugabane wa Europe, mbasuhuze. Hari inshuti zitandukanye mujya mutwandikira, mudusuhuza, muduhamagara, turabashimiye kandi muri abantu bacu, muri inshuti z'akadasohoka. Imana ibahe umugisha. Dusuhuze abantu batuye mu gihugu plutôt ku mugabane wa Afurika. Hari abari muri Mozambique, bari muri Aziya, muri Zimbabwe, hari abakunzi bari muri Zambia, Imana ibahe umugisha. Hari abari muri Botswana, Imana ibahe umugisha. Hari abari muri South Africa, Imana ibahe umugisha. Mwese abari hano hafi muri aka karere k'ibiyaga bigari, muri East Africa, ndavuga Uganda, Tanzania, Kenya, ndavuga kandi Burundi, ndavuga Congo, abari muri East African. Yesu abaho umugisha, muradukunda, muradukurikira ndetse mujya munagerageza kumpamagara. Yesu abaho umugisha. Rero ndabakunda, nanjye ndabakunda kandi ndabasengera umunsi ku munsi. Yesu abamere umugisha. Munyemerere dusenge twumve ijambo ry'Imana. Mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu, turagushimiye. Tugushimiye ubuzima uduhaye, tugushimiye itondo cyiza uduhaye, tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye, tugushimiye amanywa meza uduhaye. Buri wese aho aherereye bitewe n'igihugu aherereyemo, bitewe n'umugabane ariho, turagushimiye ko uri umubyeyi mwiza kuko ujya uturinda umunsi ku munsi. Tugize umugisha wo kugira ngo tuganire n'abantu ba ijambo ryawe. Ndaguhendahenze, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe kugira ngo aba bantu bafungura amatwi y'umwuka, babashe kumva icyo umwuka abwira amatorero. Hanyuma tuguhaye ikaze Mwuka Wera, uyobore iki kiganiro, nanjye mpari nk'igikoresho wishimira kugira ngo ucemo mbe umuyoboro wawe. Ngaho vugana n'abantu bawe biciye mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi ndabizi neza ko mukunda ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome Bibiliya twumve icyo Imana ivuganye natwe. Turaza gusoma amagambo atari menshi nanone atari makeya, cyane ko burya umucuruzi wese acuruza akurikije uko yaranguye. Rero mu byo Imana yampaye byo kubagezaho,
munkundire mbibahe byose nta na kimwe nsigaje. Nari mvuze ngo ndabaha ireme ry'ijambo ry'Imana, ntabwo ndi bubasondeke rwose pe, ndabizi neza ko mukunda ijambo ry'Imana kandi hamwe n'Umwuka Wera araza kumfasha. Dusomere hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, iki gitabo cya Yobu igice cyaho cya 2, duhere ku murongo wa 1, turaza gusoreza ku murongo wa 3. Bibiliya iravuze ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengereranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Yumvikana ko shitani ari inzererezi, gahunda ze ni ukuzerera gusa, ni ugutambagira no kuzerera. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, ubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe, nubwo waneye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Munyemere dusubiremo uyu murongo waho wa 2. Bibiliya iravuze ngo Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, ubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe, nubwo waneye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yona igice cyaho cya 4. Yona igice cyaho cya 4. Kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa windutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye, ubwo ukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, aba ariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko uwo murwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari, ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Bukeye bwa Imana itegeka inanda irya rwa ruyuzi, bucya rwarabye. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa, aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe n'urwo ruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe, ku rindi rukuma. Nge sinari nkwiriye kubabazwa n'Inenevi, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri, basaga batazi gukiranuka, gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Ntabwo nari nkwiye kubabazwa nabyo. Bivuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Muvuge ngo amen. Icyo gihe nzasana ndetse nzanubaka, nzongera kwegura ihema rya Dawidi ryaguye, nzongera ryubake, nsane n'ince zaho zasenyutse, nzongera kuryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana nishimwe. Ndagira ngo tuganire akantu gato gusa.
Yesu ashimwe. Ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, turavuga ku ijambo rivuga ngo ijya ibyemera. Ijya ibyemera ariko izongera kutwubaka. Ijya ibyemera ariko izongera kutwubaka. Maze iminsi ntekereza ku ijambo ryitwa kubaka. Kubaka ni iki? Ni igihe umuntu aba adafite aho kuba, cyangwa se hari ibintu bye byamaze gusenyuka, akavuga ati reka nongere mbyubake. Iyo umuntu adafite aho aba, akagira umugisha akaba afite wenda nk'ikibanza, ategura icyo bita bije y'amafaranga kugira ngo azayakoreshe yubaka inzu. Iyi nzu yubatse ni inzu yitwa kubamo. Ni inzu yo kubamo, cyangwa se ishobora no kuba inzu y'ubucuruzi bitewe na nyir'umwubatsi cyangwa se umwubatsi icyo yashatse gukoramo muri poroje ye. Amen. Rero uyu mwubatsi iyo agiye kubaka, hari ikintu cyitwa amabuye agura, akagura n'ikintu cyitwa umucanga, akubakisha n'ikintu, akategura n'ikintu bita amatafari. Ndashaka kuza kuvuga gato ku kintu cyitwa umwubatsi, mu yandi magambo bamwita umufundi. Uyu mufundi hari ibintu bimuranga. Arangwa n'inyundo, akarangwa n'imisumari, akarangwa n'icyo bita imetero cyangwa se metero, aza gupimisha urukuta, aza gupimisha amabuye, ariko akagira inyundo. Mu moko y'inyundo rero harimo inyundo yitwa kinubi. Kinubi, umwubatsi agira icyo bita kinubi, kandi iyi kinubi nta kindi kintu iza kumara. Ntabwo iyi nyundo yitwa kinubi ishobora gukubita umusumari, oya, ahubwo iyi kinubi bishinzwe guconga amabuye. Ibuye uko ryaba rimeze kose, iyo uyu mwubatsi ari kubise kuri kinubi, plutôt iyo kinubi bayikubise ku ibuye, ntabwo iri buye riribwiriza rigasaduka. Hanyuma uyu mwubatsi akagira akandi kanyundo gatoya aza kucongesha iri buye. Kinubi irasatura, igakubita, igashwanyaguza. Iyo imaze gushwanyaguza rero, hari inyundo ntoya umwubatsi agira, ahita ayifata akaza guconga ku ibuye. Yesu ashimwe. Niba ibuye ryari rifite forume nk'iyi, kandi umufundi ashaka kuriha forume nk'iyi, birasaba ko uyu mwubatsi aza gufata inyundo akajya agenda akubita, akuraho ibyo bita ibiparara. Uyu mwubatsi n'umuhanga agira ibintu bita ibiparara. Akuraho ibiparara kugira ngo iri buye aze kurishyiraho nivo, aze kurishyiraho nivo neza. Niko no muri ubu buzima bwa Kristo, uyu mwubatsi ni Kristo. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo nibyo ihema rya Dawidi ryaraguye, rimaze kugwa riranasenyuka. Rimaze gusenyuka, buri muntu wese arifataho ijambo. Ariko Imana iravuze ngo icyo gihe nzafata igihe ubwanjye, nzegura ihema rya Dawidi, nimara kuryegura nzafata igihe cyo kuryubaka, kandi iri hema nindyubaka narwo ubwaryo rizaba ryubakitse. Ntabwo nzaryubaka gusa, nzagenda nica n'ibyuho. Donc hari uburyo umwubatsi yubaka, agafata itafari, yamaze gufata itafari akabona hari ikintu cyitwa umwenge usigayemo, afata isima akongera agashyira ahandi hari umwenge, icyo bita ibyuho, kugira ngo aze gushyiraho nivo abirideyi. Donc nivo ni imbaho y'amazi mu kinyarwanda. Iyo bayishyizeho hari utuntu tw'amazi, hari icyo muri ariya mazi aba ari muri nivo,
icyo bita nivo n'imbaho y'amazi. Kugira ngo bapime ko urukuta rugororotse bashyiraho nivo abirideyi. Iyi nivo do cyangwa nivo abirideyi ni ukuvuga ngo iyo bayishyizeho amazi arimo yitwa merikire, ariya mazi arimo muri nivo aba yitwa merikire. turiya tuzi kugira ngo bigaragare ko umukristo ashyitse, Imana izana nivo. Mu yandi magambo, umufundi kugira ngo amenye ko urukuta rugororotse rutari zigizage, ni uko ashyiraho nivo. Muranyumvishije? Kugira ngo Imana igupime irebe ko ushyitse, irakuzanira icyo bita igipimo, iragukubita inzara irebe ko ushobora kwihangana, iragukubita uburwayi ishobora kureba ko wakwihanganira uburwayi. Imana ifite icyo bita nivo mu buryo butandukanye. Iyi nivo y'Imana rero, kugira ngo iyi nzu y'Imana ibe yubakitse, nuko n'Imana ubwayo iza gupima. Reka mbabwire ko turi ku gipimo cy'Imana. Abakristo benshi ntabwo bazi ko ibi bintu byose biri kutubaho, nibi byo gukinga isengero, Imana agira ngo idupime irebe kwihangana kwacu, irebe ese isengero zifunzwe abantu ntibazareka gusenga, bareka gusenga. Ese haramutse haje indwara nka za kovide na mambaga n'ibindi bitandukanye, abantu banyivumburaho, none se ko haje kuzaho ikindi gipimo gikomeye, abantu ntibazanyivumburaho? Ugasanga Imana ifite icyo bita nivo abirideyi. Mu buryo bw'umwuka Imana ifite igipimo, ariko iki gipimo cy'Imana igihe igiha n'abantu bayisenga. Reka mbabwire ko nubwo tuba dusenga dukorera Imana, ariko igira igipimo ipima amabere. Yesu ashimwe. Iyo rero Imana igupimye ikabona urashyitse, bituma ikwirata. Ni ahantu ashatse ko dutangirira. Yigeze yapima Yobu, ijya ibyemera. Aleluya! Ijya ibyemera. Yigeze yapima Yobu, yamuhaye ubutunzi bwinshi. Yobu Bibiliya ivuga ko yari umukire mu gihugu cya Usi. Niwe ngo mu burasirazuba bwa kera gihugu cya Usi ngo yari umukire, ariko akaba umukire akongeraho n'akantu kitwa gukiranuka. Hari ibintu biryohera kuba umuntu ari umukirisitu ariko afite n'amafaranga, kuba umuntu ari umukire ariko afite na Yesu, biraryoha cyane. Yesu ashimwe. Kugira amafaranga ariko unakijijwe nta kintu kiryoha nkacyo. Biraryoha, biranezeza. Ukaba ufite ubutunzi, ufite imodokari, ufite amaetaje, ariko unatunze Yesu. Biraryoha mana. Nkwifurije gutunga amafaranga ugatunga na Yesu. Nutunga amafaranga gusa, ariko hari muri ayo mafaranga utunze no muri ubwo buzima bwiza Imana yaguhaye, ujye unashyiramo na Yesu. Yesu ajya aba muri wowe, abo wa mbere ku buzima bwawe. Yobu rero yari umukire mu gihugu cyose, hakiyongeraho ko yari n'umukiranutsi. Gukira egari no gukiranuka byose amemute, byose yari abifite. Amen. Ibi bintu rero byatumye Imana imwirata, kuko Imana yari yaramupimye, yaramucishije ku munzani, yaramaze kureba koko Yobu ari umukiranutsi. Rero rimwe shitani nawe aravuga ati, rero ubwo Imana ihamiriza Yobu ko ari umukiranutsi, ari umuntu w'Imana koko, reka njya kumusaba, musaba Imana ndebe ubwo bukiranutsi bwe aho bushingiye. Yari afite abana 10, akagira ingamiya 7,000, akagira amafizi yo guhingisha 3,000. Yari umukire, mu yandi magambo yari umuntu ukomeye. Haza kubaho rero ikiganiro hagati y'Imana na shitani, cyarimo ubusabe bukomeye cyane. Yobu yibereye iwe atazi riva n'irihumbye, yibereye mu munezero, kunezerwana n'umuryango. Kumbi ngo abana b'Imana bari bagiye gushengerera, bagiye gusenga, bagiye gutaramira Uwiteka, ngo na shitani nawe baraje. Reka mbabwira ko shitani ataboshye. Shitani ntaboshye. Abantu rimwe na rimwe batubwira ngo shitani ngo araboshye. Reka na shitani ntabwo aboshye. Hanyuma rero shitani arazamuka ajya aho abana b'Imana bateraniye bagiye gushengerera Uwiteka. Ngo aragenda agirana ikiganiro n'Imana. Abaza Imana atari ko mwashengereye nanjye nkaba mpari, ntacyo nagusaba. Imana ibwira shitani iti, buretse ahubwo mbanze nkubaza, uturutse ese uvuye?
Shitani mu bushitani bwe abaratangiye tire. Shitani asubiza Uwiteka ati jye mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Imana ihita ibaza Satani iti Shitani, mu gihe wazereraga unatambagira wigeze witegereza umugaragu wanjye Yobu yuko ari umukiranutsi ukomeye mu isi, ko ari nawe wanye nawe? Shitani iti namurebye, ariko ntugire ngo hari ikindi agukiranukira, hari indi mpamvu. Wagiye umurinda we n'urubyaro rwe, wahiriye imirimo y'amaboko ye, nta kindi cyatuma adakiranuka nuko wamuhawe umugisha. None wagusaba kugira ngo ndamugusabye, noneho turebe ngo bukiranutse bwe. Reka mbabwire ko Imana ijya ibyemera, ariko izongera kukubaka. Ijya ibyemera. Shitani asaba Yobu, amusaba mu ibanga rikomeye Yobu adahari. Imana nayo irabyemera, yemerera Shitani. Habaho ikintu cyitwa ikiganiro. Imana ibwira Shitani, iramubwira ngo ndabyemeye, uzagenda umugerageze, umukoresha icyo ushaka, ariko hari ikintu nguhayeho tasiyo gasopo. Ntuzigere ukora ku bugingo bwe. Ndakubujije ntuzakore ku bugingo bwe. Imana ivuga amagambo akomeye, ni Yesu yayavuze ari mu isi, aravuga ngo ntimugatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo ndabereka ko mukwiye gutera. Mutinye ushobora kwica umubiri akarimbura n'ubugingo, akabigenda byose igihe no. Rero Imana iha agasopo Satani, amubwira ngo tasiyo ku bugingo bwe. Satani avaho anezerewe. Ibintu yakoreye Yobu yaramupimye, aramugerageza koko. Aragenda ngo abana ba Yobu bari mu nzu bateranye bishimye, bari gusangira ngo vino na bashiki babo, ngo inkubi y'umuyaga iraza ibakubita y'inzu, bose barapfa. Harokoka imbitsi. Imbitsi ni nk'umuntu ushobora gutanga amakuru muri pota y'ibyabaye, ni umunyamakuru wari uhari. Harokoka umwe agiye kubibwira Yobu. Ngo kandi ngo nkibika ibyo, ngo agiye kumva yumva ngo yumvishe ngo hari ngo amatungo ngo yarishaga ngo uruhande ngo rw'urugo ngo haje ngo inkubi y'umuyaga ngo umuriro uratwika ngo utwika ngo ingamiya ngo n'intama byose ngo biraca birakongoka. Harokoka uwo muntu w'imbitse wo kubibukira Yobu. Yobu yari ari ku gipimo, yari ari ku cyo bita nivo abilite, yari ari gupimwa, kandi Imana yabyemeye. Ngo byose bimushiraho, ngo apfusha ngo amatungo, apfusha abana, apfusha amazu yose. Yobu kugeza ubwo asigaranye n'umugore we. Ngo asigaranye n'umugore, umugore nawe amubera umugore. Ngo agera igihe ngo abaza Yobu, aramubaza ngo ariko Yobu, iyi Imana yatugenje gutya, yaturaje ubusa, iyi Imana yadukubitiye mu butayu, iyi Imana yemeye ko badusohora mu nzu, ubu uracyayikurikiye kigana? Iyi ntabwo ari Imana ukwiye gukurikira wowe. Icyambere wagiye mu ishuri birakunanira, abandi bararangiza, uracyakwiye gusenga Imana. Iyi Mana abandi bafite amazu, wowe nta nzu ugira, umaze imyaka 20-30, abo mwashakiye rimwe bararyoshye, bubatse ama etaje, bafite amamodoka, wowe uracyakodesha, rimwe na rimwe bagusohora no mu nzu. Ubwo urumva ukikwiye gukurikira Imana gute? Abandi barabyaye, abo mwashakiye rimwe babyaye 3, 5, wowe wabaye ingumba. Imana yarabyemeye. Reka mbibutse ko Imana ijya ibyemera mu mvugo yoroheje. Reka mbabwire ko Imana ijya ibyemera rwose pe, ijya ibyemera ko bitugeraho. Korali yereka yitwa Jehova Jire, ndayikunda cyane, igira indirimbo nkunda zurutse umutima wanjye n'abandi. Yaravuze ngo ishobora kuzitinze cyangwa ibangutse. Iravuga ngo nibwo bumana bwayo, mu bumana bwayo ntiwayihata ngo urakora ibiki. Ishobora kuza ibangutse cyangwa igatinda, nibwo bumana bwayo. Hanyuma uwo bita Silas yararirimbye ngo ibya Yesu ni ku murongo, ushobora kugerwaho uri 100. Icyo usabwa ni ukwihanganira ku murongo Yesu agushyizeho. Amen. Yobu rero ngo ibintu bimugeraho, umugore aramubwira ngo wambabariye ukihakana Imana yawe ubundi ukipfira. Yobu arageragezwa ku rwego Bibiliya ivuga ko yarageragejwe, atezwa n'uburwayi byo bita ibishyute. Ibishyute ni ibibyimba bimufata umubiri wose, ngo akajya yishimisha urujyo. Ngo ariko Yobu ngo yakomeje gukiranuka. Haleluya! Ngo yakomeje gukiranuka.
gukiranuka, inzara yatera arakiranuka, nta kazi afite arakiranuka, ibiciro byabaye byahenze arakiranuka, yabuze uko agira, minerivare zabuze arakiranuka. Ndafashijwe Theoneste mu buryo bwose ngo akomeza gukiranuka, ntiyigeze ahemukira Imana, ntiyavuze nabi Imana. Bibiliya avuga ngo muri ibyo byose nta kintu n'iki Yobu yigeze acumurisha ururimi rwe. Amen. Ngo akomeza gukiranuka, ntiyigeze acumurisha ururimi rwe, agira amagambo meza avugira ngo mbese ye uvuze nk'umwe mu bagore bapfapfa, ntabwo nari nzi ko ufite ubupfapfa bungana gutya. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, ibibi byaza tukinuba. Reka rero ngo abana b'Imana bashengereye kandi ngo shitani abwira Uwiteka avuga ati jyewe rero nta kindi kinzanye, anamubaza ngo warebye umugaragu wanjye Yobu ko akomeje gukiranuka kandi akirinda ibibi mu mutima we, nubwo waneje watumye mbyemera. Shitani, Imana iricuza ibyabaye kuri yo. Imana yavuze ngo ibi bintu byabaye kuri yo narabyemeye, ariko ntabwo nari nzi ko Shitani wowe uri umugome kugeza ku rwego umubabaza bigeza kuri Imana. Irababara, iravuga ati nta kundi narabyemeye. Ikibyemera Imana iricuza, irababara ngo nubwo waneye kumugirira nabi muhoye agatsi, namuhoye ubusa, namuhoye agatsi. Mutima we narawushwanyaguye, nemeye ko ashwanyagurika, nemeye ko asenyuka. Yarasenyutse ndamusenya, ndabyemera, arasenyuka. Yobu yarasenyutse, arashwenyuka neza. Nugera ku gice cya 40 uraza kuhasanga inkuru z'uko Yobu yongeye gushumbushwa n'Uwiteka kubwo kwihangana, ngo Imana yongera kunamura icumu, ngo yongera kumushumbusha. Yesu ashimwe. Ngo yarabyemeye, ariko igera n'igihe yurongerera mwibuka. Imana izongera. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuze amagambo meza, iravuze ngo Yona, Imana imuha ubutumwa, imuha mesaje yo kujya kuburira umurwa w'Ininive. Kubera ibyaha byari bikorwa, hari ibyaha bibi cyane, kugeza ku rwego Imana ifata icyemezo cyo kurimbura igihugu cya Nineve. Akavuga ati ntabwo nabarimbura ntabahaye mesaje. Avuga ati kubera urukundo mbakunze, imbabazi zanjye zibagezeho, reka mbohererezemo umuhanuzi witwa Yona. Kuko Yona yari azi ko ari abagome bashobora no kumwica, yanga kujyayo pe. Ngo yanze kujyayo, ngo yigira inama rwihishwa mu mutima, ngo yo guhunga Uwiteka. Ngo aramanuka ajya i Yopa, ngo amanukira ngo aho bita i Tarushishi. Ngo ari kujya yambuka ajya i Tarushishi, ngo amanukira mu nyanja. Ngo afata ubwato aratega, bageze mu nyanja hagati, Imana imwereka ko ari Imana, ngo habaho icyo bita inkubi y'umuyaga. Baramubaza turi mugabo ki urinde wowe ko iyi nkubi y'umuyaga ije, ninde muntu uduteje ibyago? Ngo ubufindo bufata Yona. Yona aravuga ati, baramubaza turi muntu ukiri mwene nduturukahe? Aravuga ati ndi umuheburayo mu baheburayo, ndi umukozi w'Imana nubaha Imana. Rero kugira ngo iyi nyanja iborohere, nimunjugunye mu nyanja. Kandi Yona bivuze atya ari ukugira ngo apfe, yange kujya kuburira ubwoko bw'Imana. Ageze mu nyanja rwagati asanga Imana naho irahari. Reka mbabwire ko nta hantu Imana itaba, no mu nda y'inyanja Imana ibiriyo. Ngo asanga Imana yamwiteguye. Imana yateguye urufi. Ngo ageze mu nda y'urufi rwitwa Barene, bavuga ko ruriya rufi rwitwaga Barene. Barene ni igifu kinini cyane, gishobora no kumira inka, ni kinini cyane. Ngo ageze mu nda y'urufi, ngo amazemo umunsi wa mbere atarapfa, wa kabiri atarapfa, ngo asengera mu nda y'urufi, ngo aravuga ngo Uwiteka, urupfu ndarurungurutse ndarubonye, ariko nungirira neza ukongera ukansubiza ubuzima. Birashoboka ko wansubiza ubuzima, nzongera kandi njye kugukorera. Ngo Imana ibyumva vuba. Ku munsi wa gatatu urufi ruragenda rumuruka imusozi Nineve, ngo aho neza kuri uwo murwa aho yagombaga kujya gutumwa. Ngo arangije ngo Yona ngo akicaye aho ngaho, ngo Imana icana izuba ngo izuba riba ryinshi. Ngo yicaye mu gicucu, ngo igicucu kirarangira, ngo habaho izuba ryinshi. Ngo izuba riramwica. Ngo rimaze kumwica, aravuga ngo ariko ko izuba rinyishe, nibyo mvuye mu nyanja, ariko uriya murwa sinzajyayo.
ngo nabwo akomeza kwinangira, ngo Imana itegeka uruyuzi, ngo uruyuzi rumera aho ngaho. Rukimara kumera nta kindi cyabaye. Yona ngo uruyuzi ngo ararunezererwa cyane, ngo yitwikira rwa ruyuzi, ngo uruyuzi rumuha agacucu, ngo arishima, ararya abonye akazi, anezezwa nuko afite abana beza, araryama agubwa neza, anezezwa n'uruyuzi. Ngo Imana ibibonye ibona Yobu ntarigera agera ku kigero cy'uko Imana iri kumupima. Iramupimye yanga kubibona, iravuga ati reka nongere nkupime. Uru ruyuzi nibyo urarunezerewe, nkukuye mu ifi ntiwabibona ko cyari igipimo. Uruyuzi ndarumejeje, reka ndebe igipimo cya kabiri. Izana igipimo cya kabiri, ngo izana inanda mu gitondo, rwa ruyuzi bucya rwumye. Yona ngo atangira kurakara. Niho twasomye rero. Haleluya. Ngo Imana ngo ikora ikintu cyiza, ngo acece aho ngaho, ngo aravuga ngo ariko se sinibyo nakubwiraga? Yona yavuze inshuro 3, yababuriye 3 gusa. Muri cya gihe yari ari kunezerwa rwa ruyuzi, ngo yakozemo iminsi 3 avuga gusa ngo nimutihana murapfuye. Abivuga azenguruka igihugu, aragaruka rwa ruyuzi Imana iravuga ati reka ubwo abivuze 3, ngo ahita yicara ngo arwitegeye, ngo yitegeye kureba nguko ngo wa murwa uzamera. Bwari abantu bitegeye kureba uko uzabaho, biteguye kureba ko waseba, biteguye kureba ko byagucanze, bitegeye gusa. Yona ngo yitegeye, ngo Imana ngo ihita ikora ikintu, ngo izana inanda irya rwa ruyuzi yari yiringiye. Ngo imara kururya Yona ararakara, aravuga ngo sibyo nakubwiraga, kuri Imana igira neza ifite imbabazi nyinshi, ubundi wankuriraga iki wacu? Uruyuzi rurumye, icyabimana no kwankuraho ndumva ashaka no gupfa. Ngo ashaka gupfa Yona. Ngo Imana iramuseka, iramubaza ngo ubwo urakabikoze neza? Kurakazwa n'uruyuzi utateye, namejeje ijoro rimwe rukagutwikira ukanezerwa. Ntabwo wari ukwiye kubabazwa n'ubwoko bwanjye. Imana irabyemera, uruyuzi ruruma. Nari ngambire kukubwira ngo ijye ibyemera izuba rikatwica, ijye ibyemera inzara ikakwica mama, ijye ibyemera ugasenyuka. Ngo Imana irabireba, ibona Yona yarasenyutse. Amen. Yari afite igikomere kirekire, yatewe n'ubuzima n'imiryango nabo cyo mu murimo w'Imana. Yumvaga atagishaka guhanura. Dufite abantu basenyutse, abakristo basenyutse, dufite abantu basenyutse, dufite abavugabutumwa basenyutse kubera ibintu bitandukanye. Birashoboka ko wasenywe na pasiteri wawe, birashoboka ko wasenywe n'umukristo mugendana, birashoboka ko wasenywe n'umuririmbyi, birashoboka ko wasenywe n'abo mukorana umurimo w'Imana. Baragusenya urasenyuka. Ariko reka nkubwire, uhumure, ntabwo ari uko bizahora. Imana izongera ikubake. Vuga ngo amen. Imana izongera igihe ikora ikintu gikomeye, yongera ikubake, kandi nikubaka uzaba wubakitse. Humura, ntabwo ari uko bizahora. Mvugira ngo amen. Bibiri ivuze amagambo akomeye. Amosi arahantu yaravuze ngo icyo gihe nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nzongera ndyegure kandi nzarisana, nzasajya ahasenyutse haryo, nzongera kuryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Uyu mwubatsi rero afite kinubi ajya dukubitisha akanaduconga kugira ngo arebe ko icyubakwa kimeze neza. Ihangane rero, warasenyutse. Bibiri iravuze ngo Yobu barasenyuka pe, Imana iramusenya, abana barapfa, ibitunga imushiraho, ngo ariko ngo irongerera mwubaka. Imana ishumbusha Yobu, maze kumushumbusha nawe arongera aranezerwa. Reka nkubwire ngo Imana yongere kubake. Reka ngusengere aho uri, gusabire kubakwa n'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, nsengeye aba bantu bawe, inshuti n'abavandimwe, abakunzi ba Igirezo TV, harimo abasenywe n'imiryango, abasenywe n'ubuzima, abagiye basenyuka mu buryo butandukanye. Uravuze ngo uzongera kubaka ihema rya Dawidi, uzongera uryegure, uryubake usane,
aharyo hasenyutse, uzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Aba bantu ongera ububake kandi bazaba bubakitse mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mbifurije kubakwa n'Uwiteka, Imana y'umugisha, amen.